mbere yuko dutangira reka maze nkumvisha aya magambo. We will always cherish the memories we had together, from family gathering to quick moments of advice. Ese waishiwe popo twachura kufaya kaferesa kusokorora wenda umutende umvyashi. Karaba Davis is my name. Amazina yanjye ni Karaba Davis, ndi umuvandimwe wanjye kwigendera, ni umwana wa kabiri mu muryango wacu. Umuvandimwe wanjye yaramaze imyaka 17 ashatse umugore, yakiniye ikipe ya Zanaco FC ubwo yakinaga umupira w'amaguru. Ubwo yajyaga mu kiruko cy'izabukuru yimukiye muri inzu ye n'umuryango we. Gusa mu nyuma haje gushira imyaka 2 tutavugana, hari nubwo nageragezaga guhamagara nimero y'umugore we nkumva nticamo. Ubwo ntitwavuganaga. Ibyo byateye kwibaza ibintu byinshi, nkibaza icyabaye ku muvandimwe wanjye, nkanibaza nimba ari amahoro. Ejo muri nibwo nahamagaye Emmanuel Karaba murumuna wanjye, mubwira ko numva natuje, mubwira ko ndi kwiyumvamo inkuru mbi. Ndamubwira ni genda ujye kureba mukuru wacu urebe uko ameze. Ubwo yageze hano hafi nka saa 11 za mu gitondo, yitwaye mu modoka ye, yasanze amadirishya afunguye ariko urugi rufunze. Atangira gukomanga, akomeza gukomanga, arakomanga ntibamufungurira kugeza ubwo yarambiwe. Arambwira ati rero maze umwanya munini hano ariko ntibari gufungura. Ndamubwira nti genda barige kuri polisi kuko umuvandimwe wacu tumaze igihe kinini tutamubona, n'uyu munsi ntituzibye, n'umugore we ntitumuvugisha. Nibwo namubwiye rero ngo nagenda ajye kuri polisi. Nawe ubwo yari afite ubwoba, icyo gihe yari ari gutitira, menya hari yarumvaga ko bari buze kumufunga. Gusa yaragiye abibwira polisi, nayikora akazi kayo, ndetse banandika urwandiko rwo gusaka. Baje hano rero nabo binjira ku ngufu kuko bari banze kubafungurira. Barasaka, mu nyuma baje kugera ku magufwa y'umuvandimwe wanjye yararambitse ku buriri. Ubwo sinzi ikindi navuga, sinzi nimba yaramwishe cyangwa yarapfuye gute, kuko n'abana sinumva ukuntu bagumisha umubiri mu nzu ugashenguka kandi bayibamo, bagateka bakarya ntibavuge, umwaka wose ugashira hafi imyaka 2. Dukeneye ubutabera. Ubundi kunamira umuvandimwe wanjye, sinzi ikindi navuga. Iyi ni inkuru gucaracara ku mbuga nkoranyambaga, aho muri Zambia mu gace kazwi nka Lusaka umugore yivuganye umugabo we akamarana n'umurambo we imyaka 2 yose bararana mu nzu. Iyi nkuru kandi yasakaye ku mbuga nkoranyambaga zitandukanye, aho abaturage bemeza ko ibyo uyu mugore yakoze ari ubugizi bwa nabi bwuzuyemo n'agashinyaguro, kuko uyu mugore yamaze imyaka 2 aryamana n'umurambo w'umugabo we ku gitanda kimwe, kugeza aho umurambo we waje gushenguka agasigara amagufwa gusa, naye agakomeza kuyaryamishaho, rimwe na rimwe gacisha amaka yakorera isuku, bigakomeza gutyo bikomeza gutyo. Ni inkuru kugezana n'ubu itarasobanuka neza. Ubwo inkuru yamenyekanaga, abo mu muryango wa nyakwigendera bagerageje gutanga ikirego kugira ngo bashake ubutabera. Urupfu rw'uyu mugabo w'imyaka 51 y'amavuko witwa George Karaba bikekwa ko yamaze imyaka 2 yishwe kubera ko muri iyo myaka 2 nta muntu wigeze umubona cyangwa se ngo abashe kuvugana nawe. Ndetse amakuru avuga ko umugore we babyaranye abana 4 ari we Sylvia yaba yaramwishe akagumisha umurambo we mu nzu mu gihe cy'imyaka 2 yose. Ndetse ibingibi kandi bavuga ko ashobora kuba yarabikoze abifashijwemo n'umupasiteri n'umugabo w'umupasiteri ukomoka mu gihugu cya Tanzania. Ndetse ngo uyu mupasiteri niwe wamugira inama yo kugumisha umubiri w'uwo mugabo muri iyo nzu kugeza ubwo ushengutse agasigara amagufwa gusa. Mu baturanyi babo igikuba cyaracitse kubera ko nta muntu n'umwe wari warigeze amenya ibingibi ko biri kujya mbere. Ahubwo ngo umugore wa nyakwigendera abaturanyi bamubonaga nk'umuntu w'umunyamasengesho cyane, kuko urwo rugo bajyaga baruteraniramo bagasenga bakanirukana imyuka mibi. Yaba uwo mugore, abana ndetse n'uyu mupasiteri nta n'umwe uragira icyo atangaza ku bigendanye n'urupfu rw'uyu mugabo. Icyo kora bakomeza bavuga ko nanone ngo imyitwarire y'uyu mugore mwitangira byabanje gutera amakenga wo muri uyu muryango, kuko atakundaga abashyitsi, ndetse no mu baturanyi be bavuga ko yari nyamwigendaho, akanga cyane umuntu wamukandagirira mu rugo. Nyakwigendera kandi akaba yarazwi ku izina rya Zanaco, yakoreshaga umupira w'amaguru aho yakiniraga ikipe yitwa Zanaco yo muri icyo gihugu cya Zambia. Ndetse ngiye akaba ari ikipe yigeze kwigarurira abakunzi benshi, igarurira imitima ya benshi aho ngaho muri Zambia, akaba ari imwe mu makipe yakanyujijeho. Umugore wa nyakwigendera rero amakuru akomeza avuga ko n'ubundi yakomeje kujya yanga abashyitsi nk'uko byari bisanzwe, ndetse kugeraho abaturanyi be n'abandi baturage nyine baje kugeraho barabyakira, nyine bifata nk'aho ari umuntu nyine udakunda abashyitsi gutyo bisanzwe, cyane cyane ko aribwo bari bimukiye muri aka gace ubwo umugabo yaramaze kujya mu zabukuru. Urumva ko bari bakibashyashya mu gace, rero abaturanyi babo babifashe nk'aho ari ukudakunda abashyitsi bisanzwe. Uyu numwe mu bishwa banyakwigendera ubwo bari bamaze kumushyingura yagize ati, inshuro zose twajyaga kubasura yashakaga uburyo bwose bwatuma tuhava, wenda akavuga ngo musanze naringiye cyangwa izindi mpamvu, gushaka nyine urwitwazo. Hashize imyaka rero twaje gusanga adakunda abashyitsi, duhitamo kumureka.
Davis bavukana yongeye gusaba cyane ubutabera bitewe nuko yavuga ko nubundi urupfu rwa mukuru wabo kugeza no kuri uyu munsi rudasobanutse. Ibi akaba ari byo yatangarije ku irimbi i Lusaka ubwo yamaze gushyinguranya kwigendera. She is not the one who killed. Umugore we yavuze ngo siwe wamwishe, ngo yaramaze igihe arwaye, ariko njye ibyo simbyemera kuko mukuru wanjye yarakomeye afite ubuzima bwiza. Ahubwo akavuga ngo nabanyamasengesho ngo rero bamubwiye ngo agumishe umubiri we mu nzu. Sinzi ibyo bawukoreshaga, ngo bifuza kuzafungurana urusengero n'uwo mugabo. Ubwo ni wa mupasiteri waturutse muri Kenya ari kuvuga bajyaga banasengera muri iyo nzu, bari bazi ibyo barimo njye ntazi. Ikindi urebye amagufwa yasaga neza nkaho bayakoreraga isuku. Ibyo rero biragaragaza ko hari ikindi bakoreshaga umubiri w'umuvandimwe wanjye. Ibyo ni ibyatangajwe n'umuvandimwe wanjye kwigendera nyuma yo gushyingura ku irimbi. Abaturanyi nabo ntibasobanura neza umubano w'uwo mugore n'uwo mupasiteri bitewe nuko nubundi ngo yahoraga muri urwo rugo, ariko nubundi bikitirirwa amasengesho. Ndetse hari n'abaturanyi bemeza ko ahubwo uriya mupasiteri yari yarinjiye uwo mugore ariko bakikira umutaka w'ijambo ry'Imana. Hari n'abandi bavuga ko ibyo bakoze ari ubugizi bwa nabi ndetse burimo n'imyuka mibi, kubera ko kubona umugore wica umugabo we agafata umubiri we akawumarana mu nzu ukwezi, amezi abiri, umwaka ugashira kugera ku myaka 2, bavuga ko ari ibintu bidasobanutse. Kugeza ubwo ukomeza ubuzima nk'ibisanzwe ku buryo abana batagira icyo batangaza cyangwa se ngo ugire icyo utangaza, ndetse n'abaturanyi ntibagire icyo bamenya. Polisi yo muri Zambia ikimara kumenya ibyo yatwaye umubiri wa nyakwigendera ngo ujye gupimwa barebe ko byuzenda bashobora kuba bamenye icyamwishe. Cyokora kugeza na n'ubu ntibaratangaza iki bizamini byagaragaje, ariko none iperereza riracyakomeje. Ndetse abahanga bakomeza bemeza ko bizagorana kuba bamenya nyine ikishe uwo mugabo bitewe nuko hari hashize igihe kinini apfuye, ndetse bakaba barakomeje kugumana umubiri kugeza ubwo waje gushenguka. Urumva ko n'amagufwa bakomezaga bayakorera isuku. Rero bo bemeza ko bishobora kuzagorana kuba bamenya ikishe uwo mugabo. Ndetse nyuma y'iminsi mike nibwo umubiri wa nyakwigendera waje guhabwa umuryango we, nyuma yuko bagiye kusuzuma bakajya kuwukoreraho kuwufata ibizamini, nibwo waje guhabwa umuryango we kugira ngo bajye kuwushyingura. Ndetse nanone kimwe nka mbere umuryango wa nyakwigendera wongeye gusaba ubutabera kubw'umuvandimwe wabo. Ubu ngo akaba ari 5 bafunze bari gukurikiranwa n'inzego bakurikiranwe iki cyaha cyo kwivugana uyu mugabo. Abo barimo umugore wa nyakwigendera ndetse n'abo bana 4 babyaranye, bose babanaga n'uwo murambo mu nzu. Ndetse ubwiye inkuru yasohokaga, ubwiye inkuru yatangiraga gusakara, abanyezambia benshi bararakaye cyane ku buryo bamwe batatinye no gusaba ko uyu mugore bamubaha bakamwihanira cyangwa se agahabwa nyine igihano n'abaturage, aho bamwe batatinyaga kumusabira igihano cyo kwicwa, gutwikwa ndetse n'ibindi. Cyokora abo bafunze dosiye zabo zarakozwe ku buryo vuba aha ngaha bazagaragara imbere y'ubutabera kugira ngo batangire baziburaneho. Ibyo Sylvia ari we mugore wa nyakwigendera yavuze we yatangaje ko umugabo we ngo yapfuye urupfu rutunguranye. Cyokora none agakomeza avuga ko ngo yarasanganwe indwara zo mu myanya y'ubuhumekero harimo na asima. Gusa none umuryango wa nyakwigendera uvuga ko asima itaba ariyo yamwishe ku buryo n'uyu munsi bikiri amayobera, kuko n'ubundi ntibumva buryo ki umugabo ashobora kwitaba Imana agafata umubiri we akawuryamisha ku buriri bumwe nawe imyaka 2 yose igashira nta kintu arabitangazaho. Reka ngushimire wowe twabanye, ndetse nano kwibutsa gukora subscribe kugira ngo utazajya ucikwa n'ibiganiro bitandukanye tugiye kujya tubagezaho kuri YouTube channel ndetse n'inkuru zitandukanye ziri kugenda zivugwa hirya no hino. Ciao ciao.